Iyo dusomye ijambo ry'Imana ritubwira yuko kubaha Uwiteka ari bwo bwenge kandi kuva mu byaha ari ko kujijuka. Ibi ngibi nimbivuga ubyumve neza. Ushobora gushidikanya ku Mana bw'Imana, ariko Imana ni Imana. Nta byinshi abanditsi bashobora kuyivugaho kuko mu bumana bwayo ni Imana yihariye. Iyo dusomye mu gitabo cy'Imigani igice cya 8 umurongo wa 13 haragira hati: kubaha Uwiteka ni ukwanga ibibi, ubwibone n'agasuzuguro n'inzira y'ibibi no kwanga ubugoryi nibyo Uwiteka yanga. Ibi nimbivuga abakarifoni nibo bari buze kubyumva neza. Mu mujyi wa Los Angeles uyu munsi turi kuvugana, ibintu byakomeje kuba akamaramaza. Indege za rutura zirimo ziragerageza kugenda zimisha amazi ku muriro, ariko umuriro ntabwo uri gucika, ahubwo umuyaga urarushaho gukomeza kwiyongera, uvana mu cyerekezo kimwe ujyana mu kindi. Ngenda gushuhuza no kwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Njye nitwa Bikorimana Bernard, nguhaye ikaze hano kuri B Bernard TV. Niba uri mushya, ibuka gukanda subscribe kugira ngo urusheho kubana natwe mu byo dutegura byose. Ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025 mu mujyi wa Los Angeles, California, habayeho amarushanwa cyangwa se ibyo twita Global Leaders. Ibi byari bigizwe na casting crew Mamos, Gads and Mario Lopez. Kwari ugutora buri muntu wese bakagenda bamuha amajwi bitewe n'ibikorwa bye, ariko baza gushyiramo n'Imana nk'umugenga wa byose. Ariko hari mu gushyiramo Imana kwari ukugira ngo bayisebye, bayituke, bayivuge nabi. Muribuka Imana ni Imana mu mwana bwayo, kandi ni Imana ifuha. Ni Imana itazigera yemera ko icyubahiro cyayo gihabwa undi muntu uwo ari we wese usibye yo. Iyo dusomye mu mateka ya Bibiliya, hari umugabo umwe waje kujya imbere y'abantu ababwira ko ari Imana, ababwira ko akora ibitangaza bitewe n'imitungo kamere n'ubwenge karemano yari afite, ndetse n'imbaraga n'ubukungu byamuhaye kwitekereza, yumva neza neza nk'uko Imana imeze. Arangije komanga mu gituza haragira ati: ni ukuri ni njye Mana. Abakristo ibyo muraza kubyumva cyane. Uwo nta wundi waje kugwinya imbere y'abantu akimara kwirahira ko ari Imana. Herode yapfuye ajozinya ako kanya. Uyu munsi birimo biraba ku bakarifoni ni ibitangaza gusa. Inkongi y'umuriro yatatse umujyi wose, irimo irawutwika ikawurinda imuri ikawushyira hasi. Nyamara abahanga bavuga yuko batazi inkomoko n'icyateye uwo muriro. Muribuka icyo naje kubabwira cyitwa Global Ladies? Hari harimo gutora mu bari bari mu cyumba kinini, baje kugira bati: Imana se ni ibiki? Imana ni iki? Barayituka, barayisebya, bayivuga nabi. Bavuga yuko Imana itabaho, idakora, itaboneka, itagaragara. Bati iyo Mana ntayo, ahubwo nitwe Mana ku giti cyacu. Ariko uko twashidikanya uko ariko kose, cyangwa se ibyo twabamo ibyo ari byo byose, ntago twakibagirwa umuremyi wacu, umwami wacu, rukundo, jambo, waduhaye amahoro, akaduha ubuzima, akaduha umwuka, akaduha kureba. Kabone niyo twagira ubwenge bungana gute, kuvumbura aho umwuka uva byagorana. Uyu munsi nta muhanga n'umwe wari wagerageza kugaragaza aho umwuka uva ngo wenda tujye ku isoko tujye kuwuhaha. Ubu buzima dufite, nta muhanga n'umwe igihe twamaze kwitaba Imana, nta uhari washobora kukubwira ngo hari uwo nazuye. Ibi ni isomo ku bakarifoni basuzuguye Imana. Muri Global Ladies bagize batya, batora casting crew cyangwa se nk'abashinzwe gutunganya sinema muri Hollywood. Aba bagize amajwi 11, naho Mamos cyangwa se urwego rw'ababyeyi baje kuruha amajwi 3.
bageze kuri Mario Lopez, uyu ni umuyobozi wabo, baje kumuha ijwi rimwe, ariko bageze ku Mana habura n'umuntu n'umwe utora Imana. Mwibuke bari bavuze nabi Imana, barayisebya, barayituka, bavuga yuko nta Mana iriho ikora, ishobora kurenga ubwenge bwabo. Iki gitaramo cyo kumenyekanisha cyangwa cyo gutora ibi twamaze kuvuga haruguru cyabaye ku itariki 6 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025, cyari igitaramo kibaye ku nshuro ya 82. Ariko nyuma y'iminsi n'abo bantu bose bamaze kwigaragambya bakavuga yuko Imana idakora, itavuga, itagaragara, uyu munsi barimo barakira akanyafu k'Imana. Umuriro wabaye mwinshi, nta gihari cyo kuwuzimya no kuwukumira. Niba ushidikanya ukavuga yuko Imana itabaho, itariho, uribeshya. Mu bumana bw'Imana, Imana iriho, irakora, iravuga, kandi igenda igaragaza yuko ubumana bwayo buhari, uwizera wese ayibona. Nshuti yanjye, ijambo rimwe nakubwira, ntugashidikanye ku bumana bw'Imana, kuko ni Imana yakuremye, ntabwo wayiremye. Genda bashimiye, nitwa Bikorimana Bernard. Mukomeze kugira ibihe byiza, ndetse munasobanukirwe kurushaho yuko mu bumana bw'Imana nta na kimwe kiriho kigereranywa n'Imana. Imana ni Imana, mu bumana bwayo irihagije. Ndabashimiye.